ni indirimbo nziza cyane agira ngo wenda niba hari indirimbo watubonera bayigoreti mu kanya gatoya ugiye tuzamurira DJ reka tugaruke mu kanya tubanze twumvira na habo tugaruke mu kanya twikomeza na Goreti ari na twifuriza abantu urugendo rwacu rwari rubaye rugufiya katurutangire rube rurerure ibi umunsi ni umunsi mukuru wa Pentecost aho mutagatifu aza mu mitima y'intumwa turabizi igihe indimi nyinshi zavugwaga iyi ni inzira ya muntu nshaka gushushanya umuntu atangira ari nk'akadomo ku isi akaba aravutse hano niho ageze ku isi ibisa neza cyangwa se isa nabi ababyeyi be bamwifuriza kuzagira ubuzima bwiza uburere bwiza ahabwa n'ababyeyi ni hano ariko mu burere bwiza ahabwa n'ababyeyi isi nayo kubera ko iba yanduye hari ibyo bimwifuriza ni ahangaha isi nayo igenda ihitamo ibyo imukoresha bitari byiza cyane kuka uburere harya miriye nayita iki mu kinyarwanda aho uvukira aho utuye peace ahangaha uvuka ku myaka 0 days hano 12 years imyaka 12 hano kuva ku myaka 15 kuva ku myaka 15 kugera ku myaka 35 mboretse gato subiza hepfo gato wabyegeranye hepfo gato mpare gatoya none hano uvuye ku myaka 15 ugeze mu kigero cy'ubugimbi ubwangavu imyaka abanyamahanga bita adolescence iyi myaka kugera kuri 25 imyaka ni imyaka igoye cyane Imana yo ibishaka ko dukora neza gusa ntigitwifuriza gukora nabi ya Mana yacu itegereje ko tuzayishyikaho hano hejuru kandi turimo turaza tuyisanga ko tugeze ku myaka 25 hano tuhashyira imyaka kuva kuri 25 kugera kuri 35 imyaka 35 imyaka igoye cyane hano tuhashyira imyaka ndabona ibi bikoresho byanjye bipima imyaka ari binini mbigabanyeho gatoya ariko ntibigabanya icyo ndi kuvuga tugarutse hano imyaka hagati ya 25 na 35 ari imyaka isa nk'iyegeranye tugeze ku myaka hagati y'imyaka 35 na 45 iyi ni imyaka igoye cyane nubwo batarutse y'ubugimbi ariko iyi igoye cyane kurusha iy'ubugimbi
rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi. Turi mu isomo ry'ubuzima bwa muntu, inzira ya muntu. Inzira ya muntu, imyaka 45 kugera kuri 60. Imyaka 60 ntabwo bivanze kubera ko byegeranye bigiye kwanga. Iyi niyo nzira yanyu tutazi ikigero. Noneho tugiye kurebera hamwe rero umuntu yavutse uko bigenda, intambwe atera. Intambwe ya mbere turayigendaho n'amaguru. Turavutse, tumaze kuvuka ababyeyi batwifurije ibyiza, turaje tugeze hano mu myaka 12. Nta kibazo, iyi ni imyaka yo kumenya ubwenge, niyo myaka ushobora guhitamo ukavuga uti ntangiye noneho kuba natekereza nanjye nkoresheje ubwonko bwanjye. Imyaka 12 haba hari icyaha uvukana cy'inkomoko, ariko ababyeyi batagiye guhanaguye hano kuri iyi myaka, ubwo uzakihanaguriza wowe ubwawe. Kuva ku myaka 12 ushobora guhita ujya mu nzira mbi cyangwa ukajya mu nzira nziza, ariko aba ari inzira zisa nkaho zegeranye, ku buryo hari n'igihe biterwa n'aho uri kugira ngo uhitemo inzira. Cyane cyane urubyiruko rukunze kubanza mu nzira mbi, ariho abajyanama benshi batangira kujya bakugira inama. Imyaka 15 uhura n'abakuganiriza benshi bakubwira bati rwose urimo urakora nabi, dore ngwino mu gakiza, dore ngwino ujye mu itorero, dore ko rimwe abantu benshi. Ugashiduka wageze mu matorero, waje uri mu itorero, ukaba utangiye gukora ibyiza. Ku myaka yawe 20 urimo urakora ibyiza, nabwo bitewe n'ibyifuzo byawe. Cyangwa se dufashe ku rugero rw'ibyo tubona abajene, cyane cyane urubyiruko rw'abasore bakunze guhita bafata icyemezo bakurikije umukobwa bakundana aho aherereye. Niba aherereye mu byiza baraguma mu byiza, niba aherereye mu bibi barajagarika kugira ngo batagira uruhare bababaza. Akajya ku ruhande rwiza, akajya ku ruhande rubi, akajagarara, akajya amera nk'uri kubyina, akabyina mu byiza, abyina mu bibi, abyina mu byiza, abyina mu bibi. Biza kurangira Imana iravuga ngo niba udashyushye ntukonje, ngiye kukuruka. Iyo ikurutse ikujyana hehe? Mu bibi. Iyo ugeze mu bibi ushobora gufata icyemezo cyawe bitewe n'uko ubona nta cyiza wasanzeyo, ukaba wagaruka mu byiza. Ku myaka ugezemo utangiye kugira imyaka, iyo ugeze ku myaka 35 ntago uba uzongera guhindukira vuba, ubwo uba warahisemo. Kubera ko uvuye mu cyiciro cyo kujagarara, ni naho ufatira icyemezo ushobora gushaka. Ubwo abahanga bavuga ngo ni vocation, umuhamagaro wawe. Umuhamagaro wawe ni uwo gushaka cyangwa se kwiha Imana. Iyo ushatse ushobora gushaka urugo rubi cyangwa urugo rwiza. Iyo rukubereye rwiza uguma mu nzira nziza, iyo rukubereye rubi uhita utangira kandi kwigumira mu bibi, uhita ujya mu bibi. Kuko gushaka uriya n'umuhamagaro mwiza, niwo mwiza uhitamo. Iyo rukubereye rubi ushobora kuguma mu bibi gusa. Aha rero ku myaka yawe 40 kugera ku myaka 50, iyo utagize amahirwe ngo Imana ikugobotore, ushobora kwigumira hano akaba ari naho ubuzima burangirira. Ariko nyuma y'ubuzima hari uwicaye ku ntebe hariya haruguru ugomba kuzanyura imbere byanze bikunze. Ariko iyo ugize amahirwe rwa rugo cyangwa se umuhamagaro wawe ukawukoramo neza, ugakora ibyiza, ushobora gusanga inzira yawe ya nyuma ari iyi ngiyi irangiriye mu byiza. Ni ku myaka 60, 70, 80 kubazayigezaho. Ariko kuri ya myaka ya 40-45 ni imyaka igoye ubuzima. Uba utangiye kugira abana ubakorera baguhangayikisha, wirirwa uhamagarwa mu manza watumiwemo kubera urubyaro, ugasanga nawe wahisemo gukora bibi.
hariho inshuro nyinshi ubuzima bw'abantu bukunda kurangirira ugasanga burangiye ari mu buzima bubi, aribwo inzira ya nyuma ni ku Mana. Hano iki kirashushanya Imana. Ubu uhagaze imbere y'Imana bizaterwa n'intambwe wari uturutsemo. Wari uturutse mu nzira nziza, uzagenda Imana ikubwira iti icara iburyo hari. Niba waraje uturutse hano mu nzira mbi, izakubwira iti dore uruhande rwawe ni ruriya rw'ibumoso. Ubwo urabona ko nta mwanya, kandi ibumoso bw'Imana nta ntebe ihari, nta yindi ntebe ihari, ahubwo uzahita hano ni mu muriro, uzajya mu muriro. Ubwo rero tujye tureka gucira abantu imanza kuko tutazi iherezo ryabo rizagenda gute. Ibyo umuntu abimenyana n'Imana yonyine, naho kumucira urubanza ntibikorera.